Celestin Mutuyimana nkaba ndi psychotherapist ubwo n'umuganga uvura amarangamutima n'imitekerereze ariko kandi nkaba ndi n'umwarimu muri kaminuza ya Zurich ubu ngubu mu gihugu cy'Ubusuwisi akaba ari naho nkorera ubushakashatsi niho akazi kanjye ubu ngubu kari ariko nkaba ndi n'undi mu bashinze ningewe washinze ikigo cyitwa Baho Smile Institute ni ikigo gikorera mu Rwanda ariko n'ahandi ku isi gitanga ubufasha n'ubushakashatsi mu bijyanye no kuvura uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane uburwayi buterwa n'ihungabana. Wahoze umbaza aho nize amashuri yanjye ya primaire, secondaire, university nabyize mu Rwanda, kaminuza ndumva ariho nahera, nayize i Butare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda niga mu ishami rya clinical psychology mu gashami k'imitekerereze no kuvura mu mutwe, hanyuma mpakora na masters, hanyuma ariko nza gukora doctora muri kaminuza ya Zurich mu Busuwisi, ariho nakoze doctora mu bijyanye no kuvura ibikomere no kudevelopa ubuvuzi bushingiye ku muco bwo kuvura indwara zo mu mutwe. Hanyuma nyuma yaho nkaniga no kuvura nkakora iyo n'akazi ko kuvura indwara zo mu mutwe, nyuma yaho nkomerezaho nigishaho nanakora ubushakashatsi. Ubusanzwe nkora ubushakashatsi, umuhamagaro wanjye ni wo gukora ubushakashatsi ku ngaruka zijyanye n'ihungabana. Ibintu bihungabanya umutima, bihungabanya roho bifite ibyiciro byinshi ariko harimo intambara, harimo genocide, harimo childhood trauma no kuvuga kuba warahohoteye ukiri umwana, harimo kuba waranyuze nko mu bucakara, harimo ibintu byinshi bihungabanya roho bikaba bishobora nyuma yo kubinyuramo bikaba bishobora kugiraho ingaruka zigera ku mubiri zikagera no ku mutima. Ubwo nibwo bushakashatsi bwanjye niho nibanda cyane. Kubera iki? Kubera yuko mu Rwanda nk'umunyarwanda ndumwe mu bantu bazi neza ko abanyarwanda bakeneye ubufasha ku bijyanye no gukira ibikomere by'amateka n'ibikomere by'ubuzima bahura nabyo kubera amateka y'igihugu cyacu. Hanyuma rero nari umwe mu bantu bashaka gushaka icyo gisubizo. Ubushakashatsi nagiye rero nkora ubushakashatsi mbere ku bijyanye n'indwara zinyuranye zo mu mutwe mu Rwanda ndetse n'ahandi nk'ihungabana, post traumatic stress disorders, ihungabana ry'igikatu ubu ngubu ryitwa complex PTSD, ariko nza gusanga ko natangiye kubona yuko ibimenyetso tugaragaza nk'abanyafurika muri rusange hari ibindi bimenyetso byihariye bitagaragara mu burwayi busanzwe buzwi bwakozweho ubushakashatsi mu bihugu by'abazungu byitwa western countries. So nibwo natangiye rero gukora ubushakashatsi kuri ibyo bimenyetso bindi. Mu bimenyetso bindi nabonye nk'ibyo bita historical trauma mu Rwanda ko hari ibimenyetso abantu bafite cyane cyane nk'uko twigeze kubivugana nko kugira kutizera abantu, kumva ufite umunaniro, kubabazwa cyane cyane n'ibyabaga mu mateka y'iwanyu, mu muco y'iwanyu, ukumva umuntu arakubwira ati mbabazwa nuko numva ntagituye aho nari ntuye, mbabazwa n'ibitaramo byabaga ku musozi w'iwacu, ariko uwo mubabaro kuko nta hantu wanditse akaba nta wundi muntu uwuzi, ukaba ugira n'isoni zo kuvuga. Ubwo rero nibwo natangiye gukora ubwo bushakashatsi bwerekana ibindi bimenyetso abanyafurika bagira ariko bitari mu ndwara ziri standard, mu ndwara zisanzwe zizwi. Icya mbere nakoze nicyo cya historical trauma, nuko njya no kwerekana ibindi bimenyetso byitwa cultural script of trauma. Ni ibihe bindi bimenyetso bishingiye ku muco dushobora kuba dufite bibyiyongera ku bisanzwe bizwi. Ndangije gukora ubwo bushakashatsi kuko nkora no muri clinique nakira abantu buri munsi bo kuvura no kwitaho no guha inama, nibwo naje kubona yuko hari ibimenyetso byihariye bitari muri izo ndwara dusanzwe tuzi nka depression, nka PTSD no kuvuga agahinda gakabije cyangwa ihungabana ry'igikatu cyangwa iryo hungabana ritewe riva ku mateka y'igihe kirekire, ariko mbona ari ibimenyetso byihariye. Ibyo bimenyetso natangiye kubibona guhera muri 2020, ariko nkahura n'abarwayi bakambwira bati
dufite ibi bimenyetso ndaza kubivuga, ariko twivurije aha n'aha, ariko aho twivurije bakatubwira ko dufite ihungabana. Nanjye umurwayi wa mbere natangiye gukoreraho ubwo bushakashatsi yari umuntu wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, noneho aza afite ibyo bimenyetso. Ndamubwira rero ibimenyetso yari afite cyane cyane yendaga no kuba yari agiye gufata transfer ijya Nairobi muri Kenya. Noneho yari afite ijosi rimurya cyane rikagera no ku bitugu, ariko akaba no gusinzira bimugora. Noneho ndamubwira nti icyo nicyo kintu yaje avuga. Noneho ndamubwira nti uko mbyumva abantu bahuye n'ihungabana rikomeye nk'iryo wanyuzemo bajya bagira ibimenyetso by'umubiri nk'ibyo ngibyo. Arangije aceceka iminota 30. Ndaceceka kuko muri therapy bibaho, muri session yo kuvura bibaho, nanjye ndaceceka ndamureka. Arangije arambwira ngo ntabwo yabivuze mu Cyongereza ngo I am not traumatized, not depressed, I am disappointed. Ngo ntabwo mfite ihungabana, nta nubwo mfite depression, icyo mfite ni disappointment. Nibwo rero natangiye ku explore ibyo bimenyetso. Nsanga ni ibimenyetso koko binyuranye n'ibyo kuba umuntu yaba yarahungabanye cyangwa n'ibyo kuba umuntu yaba afite depression. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Ni ibimenyetso nashyize mu buryo bune. Icyambere ni ibimenyetso bijyana cyane n'iby'umubiri. Ni ubwonko buba buri kubabarira mu mubiri, kubera ko aba yarababaye igihe kirekire, bikageza igihe atabasha kubivuga, ubwonko buramukangura buti kandi nukomeza kunyihunza ngewe nzakubabaza ahandi hantu. Ababara ibitugu cyane n'ijosi. Hari abantu benshi bari gukoresha MRI y'ibitugu n'ijosi ariko nta kintu babona bitewe n'iyo disappointment. Hari abagira igifu, hari abagira kubabara mu mbavu, hari abagira umugongo udashira. Ibyo ni ibimenyetso. Hari abagira n'umutwe, ariko ukaba wakuyeho ko nta kibazo kiri cy'imyakura gihari. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri, iyo uganiriye nawe aba afite ikibazo mu mubano n'abandi, interpersonal relationship, uko abana n'abandi, atangira kutizera umuntu n'umwe, kuko uwamuhemukiye n'uwo yizeraga abona abantu bose ari babi. Hanyuma akaba ari umuntu ibijyanye no kumva yuko hari ikindi kintu azizera mu muntu cyangwa umuntu hari ikindi azamuzanira bigashira. Igice cya gatatu ni relationship, umubano we n'uwo babana, uwo bashakanye cyangwa uwo babana. Ibitekerezo bye naho ari, yaba atwaye, yaba ari mu kazi, yaba ari guhinga, aba afite ibitekerezo by'uburyo yatsinzwe mu rushako. Bimutesha umutwe. Ushobora no kumubaza ukabona ameze nk'uwarangaye, ariko ibintu byonyine ari gutekereza kuki ari ngewe wagize iyi eshek iteye gutya. Hanyuma agira desire gushaka ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina completely biragenda cyangwa se bikagabanuka cyane. Yaba ari umugore ababona abagabo baragatsindwa. Yaba ari umugabo nawe akaba abona ko isura y'abagore yose iba yarangiritse. Hanyuma igice cya kane ni existential, ibimenyetso by'ubuzima. We ababona yuko nyuma yuko mariage ye, urugo rwe rufailinze, nta kindi kintu gihari, ubuzima burarangiye. Noneho akaba afite ibibazo, nzakora iki? Birarangiye ko icyo nari narizeye ko kizankiza kitankijije. Nahita mvuga rero ni ibihe bintu bituma ibi bimenyetso bigera ahangaha. Impamvu nabonye zikomeye ni umuco wacu. Umuco wacu uhora ukubwira yuko niba warahuye n'amakuba, niba uremerewe, niba udafite, numara gushaka umugabo, no muri za bride ushobora kuvuga ati mu rugo rwose ibintu biba biryoshye. Numara gushaka umugabo, ibibazo byose ufite uzaba umasteringa, nawe ukiyumva gutyo. Ariko ibyo umuntu aba bamubwira hari igihe binyuranye n'ukuri. Hanyuma icya kabiri ni uko uba warahuye n'amakuba, traumatic experiences. Kuba waranyuze mu bintu byinshi
ugatangira uri imfubyi ukiga primaire uzi ngo bizashira bikanga gushira ukavuga ariko hari aho bizagera nanjye maze kugira urugo rwanjye bigashira. Umugabo n'umugore rero bahurira muri kapo muri ubwo buzima bw'umuryango bose bavuga bati nuko nguko nanjye ntegereje kuzakizwa n'umugore wanjye. Umugore rero yicara hari ategereje ko bamuterura, n'umugabo akicara hari yifite telecommande ngo bamukuremo inkweto, nuko rukabura gica bikarangira za expectation bya bindi wari witeze ubibuze, hanyuma niko kudevelopa buriya burwayi. Mu nyigo twakoze twakoresheje abantu benshi babigizemo uruhare nabo mu Rwanda, ariko twanakoresheje nabo muri Tanzania babiri n'umwe wo muri Kenya. Ariyo mpamvu tubwita relationship disappointment stress syndrome in sub-Saharan Africa. Nka kimwe mu bintu byagaragaye yuko ari uburwayi buterwa, ubwo mu Kinyarwanda nagenekereje kubyita intimba y'urushako. Kuba abantu afite intimba y'urushako, uri kumbaza uti se binyuranira hehe na depression, cyangwa binyuranira hehe na PTSD, cyangwa se binyuranira hehe n'ibibazo by'imyakura? Nkuko nabivuze, ushobora kubibyitiranya n'ibibazo by'imyakura. Niho nahera. Uwo muntu aba yarakoresheje ibizamini, ari n'umuntu ufite ibyo bimenyetso, ni byiza ko akoresha ibizamini akamenya yuko icyo kibazo cy'imyakura kidahari. Koko mu bo twagiye duhura nabo muri case 12 twakurikiranye, nta muntu n'umwe wari ufite MRI zabo zagaragaza ko nta kibazo bafite. Ikijyanye na depression, ibimenyetso bya depressions akenshi kuba ari ukugira agahinda gakabije gatuma utekereza no kwiyahura. Mbivuze nahuranyije, ariko ntabwo we aba afite ako gahinda gakabije, aba afite ikintu intimba mbura ukuntu nahitana iyo feeling ya disappointment, uko kumva hari icyo utagezeho nicyo aba afite. Kandi ntabwo aba yatakaje intego, ntabwo aba yatakaje intego, ntabwo aba yumva adakwiriye gukomeza kubaho, aba agitekereza ahubwo ku ntego z'ubuzima. Umuntu uri deprime agira loss ya atakaza icyizere, hopeless. Noneho uyu we agira icyitwa helpless, ni ukuvuga kumva adafite ugishyigikira, kumva adafite uwamufasha. Ntabwo abatekereza kwiyahura, ahubwo abatekereza akavuga ati uwampa urugo rwanjye, umuryango wanjye ukongera ukaba nk'uko nawifuzaga, ubuzima bwakongera bukagaruka. Aba arimo ashakisha igisubizo. Mu gihe umuntu ubundi ufite depression we aba abona ubuzima bwarangiye, icyaba cyiza ari uko bwarangira. Uwe abavuga ati icyaba cyiza nuko umuryango wanjye wakomeza, noneho nkagera ku ntego zanjye z'ubuzima nk'uko nabyiyemeje. Hanyuma ikindi nuko ibimenyetso by'ihungabana tugira nko kubona amajwi, amashusho, gutinya kujya ahantu, ibyo ntabyo abafite. Ahubwo abafite bya bimenyetso byo guhora watekereza ku mugabo we, ku mugore we, ese abana, ese ubu dutandukanye, ese ubu koko kuki ari jyewe wagezweho n'aya makuba. Ariko ntabwo nubwo yaba ari nk'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside, ntabwo aba afite amashusho, ntabwo kiba ari cyo kibazo. Ntabwo aba ari uko afite hyperarousal, nuva kumva iteka ejo uzapfa cyangwa baguhiga. Ntabwo aba afite inzozi mbi, ahubwo iyo arose, abagerageje kutubwira ibyo barose, arota yumva yabyuka agasanga nk'umugabo we cyangwa nk'umugore we bongeye kubana akaramata. Urumva abagitekereza ubuzima. Aho niho navuga nyine binyuraniye depressions, agahinda gakabije, ihungabana ndetse n'ibibazo by'imyakura. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu rero afite iyo syndrome agomba kubanza gukuraho ibyo. Mu gihe twakoraga ubushakashatsi twagereranyije ibyo bimenyetso, dusanga biratandukanye. Cyakora ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe bishobora kugira ahantu bihurira. Ushobora kubona aho bihurira, nko kumva nta gaciro ufite, n'umuntu ufite depression ashobora kukagira. Ariko nta gaciro ufite kubera iki? Kuko utari umugore wifuje kubaho, kuko utari umugabo wifuje kubaho, ku buryo kukugarurira agaciro ni ukukugira uwo washakaga kubaho, cyangwa kukongera intego z'ubuzima.
hanyuma umuntu ufite icyo kibazo agombye gukuraho ubwo, agombye kumenya ko adafite ubwo burwayi bwose. Mu gihe twakoraga rero ubwo bushakashatsi ari byo navugaga, twagerageje habaho test psychologique zipima niba umuntu afite depression. Nsubiye inyuma gakeya, iyo uri kuvura umuntu mugomba kuganira, ukumva, ukamenya, ukanamureba n'amageste akora, nibwo umenya uburwayi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba kureba muri standard manuals, ni ukuvuga hari ibitabo by'uburwayi bwo mu mutwe byerekana ibyo ugomba gushingiraho uvuga uti ubu burwayi n'ubu. Ibyo nibyo bita DSM-5, nubwo ari iby'Abanyamerika n'Abanyaburayi, ariko biradufasha, nibyo dukoresha mu mwuga wacu. Hanyuma na ICD-11, ukareba niba ibyo bintu ubonye bihura na ziriya criteria bavuze bati iyi ni depression cyangwa iri ni ihungabana. Ibyo twarabikoze ugasanga ntabwo ari byo. Hanyuma icya gatatu ni ugupima. Hari test zipima ihungabana, hakaba na test zipima agahinda gakabije, ukayimuha ukareba niba koko adafite score iri hejuru no kuri depression. Ugasanga rwose ntago avuga ngo ntago mbihiwe, sinshaka gupfa, nta bitekerezo mfite byo kwiyahura, nta mashusho mbona, ntaki. Ukabona afite score iri hasi cyane kuri ubwo burwayi. Ibyo byose rero nibyo bitwemeza ni uburwayi bwihariye buri kuboneka inaha mu muco wacu. Umuntu ufite relationship disappointment syndrome, ikintu cya mbere nabonye gikomeye ni umusaruro. Bigira ingaruka ku musaruro we mu buzima, kuko yaba ari mu kazi agakora nabi, yaba ari mu byo yatumiwemo. Hari abo twaganira, ntabwo nkijya ku bintu bantumiyemo, n'ibintu nakundaga byarananiye, ntabwo nkibishaka, numva ibintu byose bibishye. Umusaruro we wageraga, ushobora kubona umuntu arimo ku kazi ari gukora ariko mu by'ukuri adahari. Umusaruro rero ni ikintu gikomeye, kubera ko iyo umuntu ibyo yakoraga abona bisigaye bitagitanga umusaruro, atangira gucika intege. Icya kabiri ni uko mu muryango we n'abantu baba bafite umushiha mwinshi, ku buryo nk'iyo afite abana ubwo baba bakabonye, abatura umujinya atabizi, arabakubita, ababwira nabi, ariko ntabwo abazi ikiri kumukoresha. Urumva ko abana babigizemo iki ingaruka. Icya gatatu ni umubano w'umuryango urasenyuka, ndetse nkaba ntekereza ko hari isano, uretse ko tugombye kubyiga, iri hagati yo kubona ingo zisenyuka ubu ngubu zitaranakomera n'ubwo burwayi. Kubera ko umuntu ahita abona nta kindi kintu avuze, akavuga ati icyaba cyiza reka mve hano ho kuzapfira hano. Ikindi ni uko uko uburwayi komeza gukura niko ahora kwa muganga, kuko abadasobanukiwe n'ikibazo afite, ndetse abatazi no kukivuga. Kuko mu bantu twakurikiranye, icyari gikomeye cyane ni no kumenya ubundi mfite ikibazo ki. Hari uwanganirije arambwira ngo yagiye kureba umuganga, aramubwira ati ndwaye umutwe. Atari ku mutwe udakira, baramuvura abona umutwe wanze gukira, bakora ibizamini bikanga gukira. Aramubwira ati reka nkohereze muri service ya santé mentale. Naye yagezeyo baramubwira ati urwaye umutwe, ati none se uwo mutwe niba waranze gukira genda utekereze neza ikiri kugutera umutwe. Kuko umuntu kugira ngo asobanukirwe n'ikibazo afite bimusaba ko ategwa amatwi. Mu muco wacu kuvuga urugo rwawe, kuvuga urushako rwawe ni ikibazo. Rero ahora kwa muganga, akagenda yagerayo, hari abambwiye ngo nageragayo nkahindura icyo nje kwivuza. Kubera umutwe wanjye yarambwiye ngo nigeze kwitura hasi ndi umwana, ariko naragiye ndeba kuvuga ibibazo by'urugo mfitanye, yari n'umuntu wiyubashye. Ndebye kubibwira uwo muganga, ndavuga ngo hoya ntago ndi bubivuge, mvuga ikibazo cy'uko nigeze kwitura hasi nkiri umwana, ari wo mutwe ngifite. Bampa ibinini birananze zengeza cyakora nza kubita. So icyo rero guhora kwa muganga wivuza utazi icyo urwaye birashyira ugatakaza icyizere. Hanyuma ikindi ni social, nkuko nabivuze, imibanire n'abantu. Uriheza, ukumva nta gaciro gifite, ukumva udashaka kugira uvugana nawe. Ibyo bintu nibyo navuga ko ari ingaruka zikomeye zishobora kugera ku muntu ufite relationship disappointment stress syndrome. Icyambere nuko birakira, ariko bisaba guca barriers.
hari ibintu mu muco wacu tugira cyambere nakubwiye byo kutivamo, byo kutimena inda, bisaba kubanza kuvuga ikibazo ufite. Uko rero tubafasha ni hari technique, hari na intervention ndi ku developer, compassion therapy, ubuntu compassion therapy, kuvura umuntu ariko wishyize mu mwanya we, ukamwumva, ukumubwira yuko ibyo ari kunyuramo bifite igisobanuro. Icyambere cyo kubwira umuntu, tubwira umuntu nuko musobanura ibiri kumubaho, kuko nubwa abandi bavuga yaradeprime, yarahungabanye, ariko akaba yumva we atari deprime, akaba yumva ataranahungabanye. Kumusobanurira rero ikiri kumubaho, noneho akabihuza agahita avuga ngo yo nibyo ndabizi, agahita akubwira n'ibindi byose aterega nuko nari nabiguhishe, ariko ubundi nibyo koko ngewe ikibazo mfite niki. Nawe biramunezeza bwa mbere kumubwira ngo turakumva ikibazo ufite niki. Iyo niyo compassion. Second step niyo kumugarurira agaciro, kumubwira ntabwo agaciro kawe kagarukira ku rushako, agaciro kawe na nyuma y'urushako karahari. Hanyuma hari tekinike dukora zo kumufasha kumva ni gute umuntu ashobora kuva kumva ko ari we nonaha gusa ibintu bye byashize, ahubwo ko na nyuma y'urushako no mu rushako aba agifite agaciro. Iyo ni tekinike ya compassion. Iya gatatu ni ukugarura sense of humanity, uburyo bwo kwiyumva nk'umuntu mo imbere. Ubundi kubera yuko n'uwo bashakanye akenshi bamubwira ati nta n'icyo umaze, uri igicucu, uri ikigoryi, ubundi se kuki uhora unyishyuza ibi. Hari igihe nawe ageze igihe akumva ntabwo ari umuntu, akumva mo imbere nta kintu kimurimo. Ubundi buryo bwo kumukiza ni ukongera gukanda ku mabuto yazimye, amubwira ngo uracyari umuntu, ntabwo uri icyo bavuga. Hanyuma ntabwo ushobora gukiza umuntu ufite icyo kimenyetso, ibyo bimenyetso utaganiriye n'umuryango. Ni byiza ko duca izo nkuta z'ibitaravugwaga tukabivuga noneho mu muryango, tugatumira abagize umuryango. Iyo tugize amahirwe baraza. Hari igihe nk'umugabo cyangwa umugore akubwira ati ntago nzaza, icyo gihe ni noneho dukorana n'umurwayi wenyine kugira ngo ave mu nzira afate n'ibyemezo. Ariko amahirwe menshi hari igihe babyemera, ukanamubwira uti ikibazo kiri iwawe uri gutera uyu muntu, kuri uyu mubona ajya kwa muganga buri munsi, buryo ubifitemo uruhare. Hari umugabo twakoranye byaramubabaje biteye ubwoba. N'ubu ngubu wenda hari abagabo bazadukurikira ariko bajya bacunga, kuko 80% y'abantu twakurikiranye n'abagore. Bajya bacunga, hari igihe ushobora kwica uwo mwashakanye utabizi, nta n'uruhare nawe wari ubizimo, ukaba gusa wigendera mu kabari, ukaba ukunda inzoga, ariko ibyo yaragutegerejeho kandi ari n'ibintu byoroshye gusa kumwumva. Igihe yagize ikibazo ukamwumva, ukamufasha, ukaba utabishobora, ukajya ubuzi ngo ni ibintu bisanzwe, ariko we yaragenje gute, yarashize. Iyo umuhamagaye nabyo mukabiganiraho biba ari byiza cyane. Iyo hari n'abandi bagize umuryango bari muri iyo cycle, mukavugana mwese kugira ngo mufashe uwo muntu, biba ari byiza. Hari abantu baba ari nk'abashomeri. Ubushomeri buri guterwa n'uko ameze, akumva ko adashobora kujya gushaka akazi, noneho kumwongerera ubundi bufasha bushobora gutuma abona akazi, nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icyanyuma dukora ni ukudefininga purpose, intego y'ubuzima, kuko muri bo nuko umuco wacu buvuga, nurongora ubungubu rwose ibintu bizashayininga, nurongorwa ibintu, ni ukumwereka ko ubuzima butajya buhagararira kuri marriage, ko ahubwo agomba kugira intego ze zo kubaho zirenze mariage. Mariage kaza ari kimwe mu bintu bigize kubaho kwe, aho kugira ngo mariage ze ari kimwe mu bintu defininga, bitanga igisobanuro cy'ubuzima bwe. Kugeza ubu ngubu dukora ubwo bushakashatsi guhera muri 2020, byari ibintu bitoroshye kuko kuvuga ikintu gishyashya muri science isanzweho bisaba nyine kubyerekana. Kugeza ubu nibura twerekanye yuko iyo syndrome yihariye, biba na published, bishyirwa hanze muri science.
byabaye published muri Journal yo muri Amerika, kubera yuko hariya iyo ibintu bibaye published muri ziriya Journal nibwo biba bifite access kuri ku bantu bashobora gukora siyanse n'abashobora kwemeza ko ibyo bintu ari byo. Ariko ubwo icyo nicyo cyiciro tugezeho nibura cy'uko byemewe ko iyi syndrome yabonetse kandi ko yihariye hano iwacu. Ariko ntabwo ibyo bihagije, hakwiriye gukurikiraho ubushakashatsi bwagutse buyireba hano iwacu i Rwanda, mu bindi bihugu duturanye byo muri East Africa n'ibyo muri Sub-Saharan Africa, noneho tukanabigereranya ese ubundi ba hano gusa muri Africa cyangwa n'ahandi rahaba, cyane cyane mu bihugu bya Aziya aho n'ubundi mariage ikiri ikintu cy'ingenzi. Ariko niyo usomye no mu bihugu by'i Burayi natwe tubayo, n'ubundi gushaka biracyari ikintu gikenewe. Rero dukeneye ku explore, tukareba kure, tukareba niba koko ese iba hano gusa, ese iba no mu bindi bihugu, ese koko inariho, noneho tukanashyiraho tukanashaka amatesita ayipima kugira ngo umuganga azaba agiye kuyivura ntazagendere gusa kuri clinique. Ubu ngubu wayibonye, aya ni amakuru y'ibanze arahari ko icyo kibazo kirahari, gikwiriye kwitabwaho, wagendera ku bimenyetso nk'uko byanditse muri buriya bushakashatsi cyangwa nk'uko nabivuze, ariko haba hakenewe na test yemewe. Izo ni izindi nzira rero zo gukora no kubyi-extendinga, nk'uko depression yavutse ikaba abantu bose bayizi, ikaba ifite test, ikaba ifite ibimenyetso. Nizo nzira n'ubundi tuzakomeza gukora, ariko kugeza ubu nibura birazwi muri literature mu bushakashatsi ko hari indi syndrome yemewe muri Sub-Saharan Africa, ko abashakashatsi bakwiriye gukomeza kuyikoraho. Ashobora kuba ari nanjye, ariko hari n'undi ushobora kubibana akavuga ati nk'ubu navuganaga n'abantu bo muri Nairobi barambwira ibyo bibazo birahari cyane, ahubwo dukeneye gukora replication. Tuzakora nk'ibyo wakoze kugira ngo dupublishing natwe twerekane ikibazo ko gihari koko. Mwakoze kubana natwe kubw'iki kiganiro tumaze kubagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba wasanze hari ikibazo ufite muri ibi ngibi byose, wegere abaganga bakuganirize, kubera ko birashoboka cyane ko hari ikibazo waba ufite, wibyihererana. Iyiteho kandi wikunde, umenye ukuntu ugomba kuba muri iki kibazo. Wowe uje bwa mbere kuri Flavia TV Show, kora subscribe, like, share and comment, kandi uhagume, ni ukuri ntabwo uzabyicuza.